Ndabashuhuje bakunzi bo muri TV show, ndabifuriza amahoro aho muherereye hose. Ndizera yuko mwaba mumeze neza aho muri hose. Nanjye ndaho ndashima Imana yo mu ijuru ikintije umwuka mpumeka. Reka nizere yuko nawe udukurikiye uherereye mu mpande enye z'isi zitandukanye, uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abarundi kazi, abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye mukurikira aho muri TV show. Reka nizere yuko mumeze neza kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho mwaba muherereye hose. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero, ni Odile ngarutse kugira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe, kuko tugomba gufashanya. Nicyo kintu nkora mvuga kandi nicyo kintu ngarukaho, kandi mbona feedback nziza. Ibyo ngibyo nkuko mpora mbibabwira, ni ukuri birakwiye yuko tuzajya tugira ikintu tuganiraho, kandi ikintu kizima rwose kikadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero uyu munsi natekereje ngo hari ibintu byigeze kumbaho hashize igihe kinini, ariko nibaza yuko atari ngiye gusa byabaye, kubera ko ntago ari jyewe abatekamutwe babitangiriyeho, ntago ari nanjye rero babirangirijeho. Abatekamutwe bigeze kumpamagara bakoresheje nimero y'umwana twiganye muri segonderi, barayikoresha. Urumva nari nyifite nawe afite iyanjye, barayikoresha rero biyitiriye uwo mwana mu izina rye. Ariko bo birinda kumpamagara kugira ngo ijwi ntaza kuryumva, kuko urumva nyine iyo umuntu aguhamagaye bituvuga uti ni kanaka, ni umuhungu se ni umukobwa. Uwo mwana yari umwana w'umukobwa witwa Konsori, twigaga ku kigo kimwe muri segonderi. Ubwo rero kwa kundi ufite nimero y'umuntu birumvikana nyine ashobora kuguha message ukumva niwe. Reka umunsi umwe rero nimugoroba ngire ntambone message iranyandikiye: Odile uraho, amakuru umeze uti? Nanjye nti ndaho. Turaganira kuri message isanzwe itari WhatsApp, turaganira nyine bisanzwe n'urugwiro nk'abantu tuziranye pe. Urumva kuko njyewe navugaga ndi kuvugana n'umuntu tuziranye, nicyo kintu nishyiragamo, kuko iyo nimero nari nsanzwe nyizi kandi nawe yari asanzwe afite iyanjye. Ntabwo ari igitangaza rero yuko twavugana tuganira gutyo. Ubwo turaganiriye biracika bigera kuri, noneho aza kumbaza ati se Odi ufite akazi? Noneho njye icyo gihe nari mfite akazi, ariko nyine kenda kurangira, kwa kundi uvuga uti kazarangira nko mu kwa 12. Ndumva haburaga nk'ukwezi kumwe kugira ngo kontra yanjye nari mfite irangire. Ndamubwira nti sha nta kazi mfite, nta kazi nyine. Ndamubwira ko urumva n'ubundi naragashakaga, nubwo ko nari ndimo kari ku musozo, ariko icyo gihe uzi ko contract yawe wenda kurangira nyine utangira gushaka akazi. Ndamubwira yewe sha nta kazi mfite. Arambwira tumva rero Odile, ubwo ni kuri message, ati nakuboneye, ati hari ahantu nkora bakeneye abakozi, none rero ndashaka yuko nawe nagushyira hehe mu kazi, kuko harimo imyanya, kandi boss wanjye turumvikana yagutangiza 300. Arambaza se Odi uzi imashini? Nari nyizi, nari narayize ku ruhande. Ndamubwira sha imashini ndayizi. Aha, ubwo ni kuri message gusa. Ataha, ati ntiwumva, ati ako kazi ugomba kukabona. Ubwo rero twapanze ibintu byose kuri message, twandikirana. Yatangiye kunyandikira, arakomeza aranyandikira, turandikirana, ngera mu masaha yanjye yo kuryama turi kwandikirana kuri message gusa. Noneho hari ukuntu umuntu akubwira nk'inkuru ukumva ni inkuru nziza, urashyushye, ukumva nyine urashyushye pe. Ngewe umuntu ambwiye ikintu nkumva message zirimo ziratinda, nkumva ndashyushye mpita mpamagara. Noneho numvaga ntangiye guhinda, ntangiye kujya mu bicu, ngafata telefone ngahamagara. Nahamagara agahita yandikira ka message ati Odi sorry, ndi kumwe na boss muri office, ntabwo ari byiza yuko twavugana ibizo gahunda arimo kunyumva. We turakoresha message kugeza hehe? Kugeza igihe tuzabonanira. Ubwerega ndabyemeye. Ubwo message ati y'imashini namaze kumubwira ko mbizi. Ubwo tugize gutya, tugeze mu masaha y'umugoroba y'ijoro yo kuryama tukiri kuvugana. Kandi wumve bwaranije nka kwa kundi 2, 3, urumva nago abantu bari muri office baba bakirimo,
ariko kubera icyizere yari yambitsemo kandi numva ko ari umwana twigana kandi yambwiye ati si byiza ko tuvugana ngo tuvugane ijwi, nanjye mbyemera. Nuko nka 3:00 turana gahunda, arambwira ati rero mu gitondo uze, yarambwiye ati urafotoje diplome yawe, noneho mu gitondo 11:00 tuzahurira ahantu Kibagabaga, noneho nitumara kuhahurira uzazane dokima zawe, uzazane diplome, uzane fotokopi irangamuntu, uzane niye fotokopi indiya, uzane certificate yuko wize imashini, ati hanyuma ubishyire hamwe muri envelope, nurangiza ubizane duhurira ahantu Kibagabaga, nzabigutangira amasaha yo mu kazi nyine kugira ngo tuzaba dosiye yawe bazayihereho. Umukobwa ndashyushye koko, naryamye ntaryamye pe, 11:00 zibura iminota, kuko 11:00 twari guhura, niko kuntu twari twabyemeranije. Noneho 11:00 10:00 ndabyuka nditegura neza, mfata utudokima nushyira ku ruhande, noneho ndeba n'utwenda twiza, uretse ko n'ubundi muri iyo 11:00 numvaga wenda sinzi ukuntu nabyumvaga, numvaga ndi mu muhe dokima, ariko wenda nkaza kubonana n'ababosi be nyine bukeye, nkumbaza ukuntu bari bampuritse, ukuntu nanjye ibyo ngibyo nyine bibaho. Noneho ubwo narakubyukiye ndagenda gufotoza, mbura ahantu fotoza, noneho ndabunka ubwo stili tucyandikirana message, nako gatima ka mugitondo kwa ngo reka muhamagare, ashwe ni message ubwo nyine nizo twari twumvikanye, nizo twakoreshaga. Turagiye, ndamufasha mu motari uzindutse, ndagenda ngera ahantu Kibagabaga. Ngeze ahantu ati nugera Kibagabaga umbwire. Mpageze ndahamagara ntiyamfata, ambwira ati koresha message. Nkoresha message, ndamubwira nahageze. Urahagana he? Kuko urumva yari yandangiye neza ahantu motiri bumparike. Ndahamubwira, ndi gukoresha message gusa, ndahamubwira ati okay, ati ndati ibyangombwa byose wabyibutse, ntinabyibutse, ati okay, ati ndaje murebe. Nuko ubwo mpagararaho, umumotari maze kumwishyura arigendeye, mpita. Ariko hagati aho yarambwiye ati niba ufite amafaranga makeya, ati wayazana, niyo byaba ari 100,000, ati wayazana, ati kuko nk'abantu tuba tugiye kubahuza mu kazi, hari igihe nyine umugurira nk'agafanta n'ibiki. Ndamubwira nti nti amafaranga wenda muri kino gitondo biri bungore ko nayabona, ariko nta kibazo, ubwo nyine nimba ariko byenda ubwo ngubwo nta kibazo nzayagura. Kurumva narakoraga nubwo kontra yari irangiye, ariko ntago numvaga ari ibintu birenze kuba wagurira nyine umuntu nk'uwo fanta, simbizi na cyane ko numvaga ko uwo umwana atari we ndi buya. Turagenda, moto imaze kugenda, ni mu rukerera, kwa kundi habakirimo akantu kakabwibwi, ubwo nakabwibwi kakijima ka mu gitondo. Nuko nsigaraho mbamuhaye message, reka mbabwire ikintu cyabaye. Uwo munitaga konsole angezeho, yarambwiye ati guma aho ngaho, ati hari abantu dukorana ngiye kohereza baze bakurebe, uguma aho ngaho uze icyo nyine urabahereza dokima n'utundi. Ndavuga sawa. Noneho ngiye kubona, ndakubwiza ukuri, abantu bazi Kibagabaga murabizi ukuntu hari ibipangu by'imiturirwa nyine birebire, bifite amageti maremare, biri ahantu mu biti nyine, ahantu Kibagabaga kabisa hari ibipangu bifite fresheri pe. Ndakubwiza ukuri, n'ubu natsubijeyo sinamenya n'inzira nanyuzemo, sinamenya nuko byanagenze, ntago rwose kugeza ubu ngubu namenya ngo ni hehe. Ariko nagiye kubona mbona hasohotsemo abagabo 3. Umva, abagabo barebare, abagabo b'ibikwerere, abagabo bambaye ibikote by'ibikara bigera ku birenge. Ntangiye kubona mbona bameze nk'abantu bari mu mutwe w'iterabwoba.
mbabonye ubwoba buranyica. Noneho mu by'ukuri aho hantu mu bipangu bya VIP ntabwo wavuze induru ngo hagire ukumva, nta muhisi n'umugenzi ugenda, nta bantu bakunda kuhagenda, nta n'inyoni bitamba. Noneho icyongeyeho ni mu rukerera nyine burenda gucya 11 gutyo, murabizi haba hataracya neza, amatara acyaka ku bipangu nyine haba hasa ukuntu pe, ku buryo kubona umuntu ugutabara byagorana. Noneho mbabonye ntangira kugira akantu kakoba, ariko noneho umutima ukambwira uti nibatakwica baratwara ibyo ufite byose nta kibazo, ubundi wigendera. Abantu baraza bangera iruhande baransuhuza, bite ni byiza, niwe konsole yohereje ni ngewe, ibyangombwa arabifite yego, birafotoye oya ntabwo bifotoye. Noneho ikintu mu by'ukuri mwoka byaramwe navuga ngo cyarandokoye, nabonye Imana abagizi ba nabi ntibanyica, ntibangirira nabi. Uburyo Imana yantabayemo nuko nasanze ibyangombwa byose bantumye, nari nabuze umuntu bifotora muri cya gicuku cya 10. Noneho barambaza birafotoye, ndababwira oya ntabwo bifotoye, ntabwo bifotoye. Nuko baramara byose bafite, kandi ubwo wumve nari mfite n'akantu nyine kagasakoshi niyumva nk'umuntu ugiye mu kazi. Noneho barambwira bati rero dore hariya hirya barafotora, ariko njyewe reka mbabwize ukuri, ntabwo nari nibaza ikintu Imana yanciye uwo munsi, ntabwo nari nibaza imbaraga Imana yakoresheje, ntabwo nari nibaza ukuntu Imana yantabaye, kubera yuko ndeba gutya nk'umuntu gutabarwa kwanjye nta kwari guhari. Bagombaga kunjyana muri ibyo bipangu bakangirira nabi, bagombaga kunyica, bagombaga kunyaka telefone yanjye, bagombaga kunyaka isakoshi nari mfite, bagombaga kunkorera ibyo bashaka byose, na cyane yuko rwose nta n'inyoni yatambaga. Murabizi abantu muzi Kibagabaga no mu masaha ya kumanywa, kubera ukuntu hatuje ari mu bipangu by'abakire, ari muri VIP, no kumanywa kugira ngo ubone muvoma y'abantu biragoye. Noneho uretse aho muri iryo joro, noneho Imana itabura uko igenza, barambwira okay, dore barantungira urutoki ngo urareba hariya hirya ntiyi, ngo noneho genda hariya hirya, ngo hariya ngo barafotoza, ngo genda ufotoza ibyo bipapuro vuba vuba, nguze ngo urasanga duhagaze hano tugutegereje. Reka rero mbabwize ukuri, bamaze kumbwira iryo jambo umutima urambwira ngo urarokotse. Fumyamo aho banyeretse nabacunze ku jisho, kubera kugenda nihuta cyane, ariko yewe sinari no kubasiga, reka ne kwirata, ni imbaraga z'Imana n'ukuboko kw'Imana pe, niko kwangenzeho. Hari ukuntu umuntu avuga ngo nabonye Imana, ngo Imana yarankijije, Imana yangiriye neza, tugatinda kubyumva, ariko nagira ngo mutangarize ko aho niboneye Imana n'amaso yanjye. Ubwo banyeretse aha, ngiyewe nsa nk'udeviya ngenda ndeba ku gipangu cyari kirangaho imbere, ndagenda niruka cyane, kera kabaye ngera ku gipangu kimwe, mpasanga umusekirite wambaye imyenda y'akazi. Mubonye numva umutima utangiye gutuzamo, ndamwegera, ndagenda ndamusuhuza, ndamubaza sekirite nakubaza? Ati wambaza? Kuri ruriya rupangu ndi kureba, rwa rupangu ruteye ubwoba, ni hariya, ni hari ama office abamo, hari akazi gakorerwamo. Arambwira ati reka none se, ati none se ahubwo ko mbona uri umukobwa wambaye neza, usa neza, uravayo ukajya he muri aya masaha muri ibi bipangu? Atubwo ntibagutuburiye, ari umusekirite w'umupapa nyine ubona usa nk'ukuzemo ukuntu, udashaje ariko uringaniye.
ati ubwo ntabwo bagutuburiye nanjye mvugira hejuru ntiburetse ndaje ntireka ntiburetse nicare ndaje nkubwiye ati ubu ntabwo bagutuburiye ati uko nkureba ndabona bagutuburiye arambwira ati hariya nta ofisi n'imwe ibamo nta kintu na kimwe gikorerwamo none se ahangaha muri izi karitsiye hari ahantu haba fotokopiyeze bafotora arambwira ati reka nkubwize ukuri iyo fotokopiyeze ishobora kuba ihari ruguru iyo ngiyo ati simbizi atariko ahangaha ntayihari ubwo rero niko gucururuka ndamubwira rero sekirite ntimenya aho ubwo bari bagiye no kunyica kubera ko nyine mbimunyuriramo arambwira ati igendera amahoro fata moto witahire nta kintu bakwatse ntacyo bakwatse telefone n'ibyo byose ntacyo banyatse ati saho ubwo wumva iyo mashini uzayavuga ute ko Imana igukijije ati Imana iragukijije abantu nk'abo bajya baza ati ni abantu bashaka gutwara abantu nyine bakabakorera ibyamfura mbi bafata n'abagore bakabaviyora n'abakobwa bakabaviyora n'abantu bose bakabakorera ibyamfura mbi bakabagirira nabi bakabaka amasakoshi n'udutelefone bakabakuramo imyenda bakagenda bambaye ubusa ati rero mu by'ukuri genda ushima Imana ahangaha ibyo bavuga byose nta bihari ati sinzi n'impamvu batakwatse n'iyo telefone atari ko genda ujye ugenda uvuga ineza y'Imana uwo musekirite kubera ukuntu nari mfite ubwoba niwe wacakiye moto arambwira ati mbabarira wirukanke nanjye umusekirite musaba nimero nkungiriye neza mpa nimero rwose tuzajya twivuganira ariko mana yanjye nahise nayibura nimero ye yambwiye yuko yitwa Emmanuel musekirite umbonye ni jyewe byagenze kuriya ubwo rwose rero bagenzi banjye icyo mbabwiriye ino story ni ukugira ngo umuntu urumva ngiye nagizemo akantu ko kurangara message gusa nizeye ko nima mvugana n'umuntu nyine tuziranye ubwo rero nawe nibikubaho uzabe maso kandi mugire gushishoza kubera yuko nyine iyo udashishoje murumva ngewe mu by'ukuri niyo ngirirwa nabi gute nari kuba nagizemo kudashishoza cyane rero ibyo mbikubwiye kugira ngo nawe nuhura n'iyo kese kubera ko nyine turi mu isi ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo wenda dushobora kudahura nabyo ariko nimba nguhaye iyo témoignage ukaba yumvishe ni ukugira ngo niba umuntu aguhaye message banza umuhamagare wumve ijwi rye kandi umuntu ntakakwizeze akazi k'ibihumbi 300 nibwo nari ngirangiza segonderi numvaga nyine ari amafaranga menshi pe mu by'ukuri kandi ibyo yambazaga byose nari mbyujuje ariko ubujiji nagize ntago nahatirije byanze bikunze ngo tuvugane wenda numve ijwi rye ariko wowe nibikubaho uzabe maso wihagarareho uvugane n'umuntu kandi ikindi umuntu naguhamagara mu kazi ka nijoro murumva ngiye yari yambwiye tuzinduke tubanze dufotoze tugire gute kugira ngo tuze kubishyira muri office ku manywa byose biri ku murongo gihe harimo ubujiji harimo n'ubwana ariko wowe niwumva ino nkuru ntibizigere bikubaho ubwo rero nshuti zanjye mbasangije ubuhamya kugira ngo ntibikubaho uzabanze utekereze wibuke ngo hari umuntu wigeze kutuganiriza ibi bintu ibisigaye bigeretse kuri ibyo ndabakunda ibyiza nabona byose nabibaha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha love you bye